Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakundwa ba Feed Me Please. Ngiye tuvugana Mutishime Eric. Turi kumwe n'umujeni wacu, umupapa Apollo. Mwongeye kwirirwa neza? Yego, niriwe nibanye amahoro mwebwe. Natwe turashima Uwiteka. Amen. Buryo ubona uhumeka ukaba wumva nta kibazo mu mubiri wawe. Ibyo biba Bihagije kuko nabonye nagize burya amahirwe Apollo. Nagize amahirwe adasanzwe nubwo nabyita n'umugisha. Hari leta nigeze kunyuramo mu buzima bwanjye. Guhumeka ari ikibazo. Namaze amasaha 8 ndahantu. Bamwe bategereje ko birangira. Ariko Uwiteka we yategereje ko ikiremwe kivayo. Nako yaranabyanditse avuga ati ikiremwe cyanjye kizava hariya. Ndongera indi minota 20 ahandi hantu nabwo bamaze kunira ikinya ngo nari nyivuyemo. Nabuze umwuka, guhumeka umwuka waga mukeya no kwijuza ka mukeya. Aho hantu ho nahise niga kubona ko iyo umuntu ahumeka ibindi byose ni by'ubusa Apollo. Cyane. Ibi byose dufite biraza. Buri umuntu uhumeka rwose yagashimye Imana. Agashimye Imana cyane. Ngewe hari isabigira saa 9 ngahita mvuga Uwiteka ashimwe habwa icyubahiro. Apollo. Yes. Uyu munsi wa none rero twongeye kuza tureba ku kibazo kimaze igihe kinini. Abantu bamwe babivugira mu migani, abandi bakavuga ati nibyateye. Sigaye ubona ikintu cyitwa social media gisigaye cyarakoresheje abakozi b'Imana ibintu niba kuvuga ngo bararenze ku murongo, ukabona ko ibyo bavuga babigize sinzi ijambo ry'Imana ryajemo udutiku. Baraza imbere nibafatanye ikibazo n'umupasiteri mugenzi we, barajya imbere y'abantu bakaza umwe agaserereza undi. Bino bintu bisigaye byarateye mino misi ya none. Ubibona gute? Mbibona nkaho ari Satani nyine. Satani niwe uzana ikibi. Bitihise ntabwo abantu b'abagabo bagakwiriye kwanikana. Kandi usibye n'ibyo hari n'ibindi nabyo bihari. Ugasanga umuntu ari kubwiriza ubutumwa bugamije guturisha gusa. Yego. Undi ugasanga ari kubwiriza ubutumwa bugamije fame, ubwamamare, inyota y'ubwamamare n'inyota y'amafaranga. Bigahuza n'abantu bamwe na bamwe usanga bimeze nk'aho batanarezwe. Mu by'ukuri ntabwo abagabo bakabaye banikana ku mbuga. Ikindi views zo ziraza kuri kwa zacu wambaye. Niyo mpamvu rero Apollo sigaye mbona ubutumwa bw'Imana abantu twakuze tubona na bamwe mu bakuze babona abantu mu matorero. Mamenya ko hari ikintu cyaje niba ari kwakura ngo isi no guhindukana nayo. Ariko abantu bahindukanye nayo mu jambo ry'Imana bashaka kurikiniramo. Imana rero ni ikinishwa. Iravuga ngo urabikora nkakureka. Yego. Akwihorera. Ariko handangiriza. Umunsi umwe nzabishyira imbere yawe uko bingana. Yego. Kandi nyine barabikora bakagira ngo Imana ihwanyije nabo ubwenge. Umunsi wayo uzagera. Mamenya ko bamwe n'ababikora b'abapasiteri bakaba bavuga ati ngo gushaka amaronko. Agaruka akaza kwigisha irindi jambo. Nyamara ngo nuvuga ngo gushakira business mu jambo ry'Imana urikiniramo. Sinanze ko aza ngo avuga ijambo ry'Imana ni byiza kuko nahisigana. Kuko isi tugomba kuyisangamo tukajyana nayo. Kuko niba abantu benshi babaga bafite kera na telefone agabaga hari. Ariko ubu ngo uburyo bworoshye kugira ujye kureba igitaramo ahantu umupasiteri ahubwo umupasiteri aravuga ati nge nzagistreaminga gice kuri YouTube. Ibyo ni ibintu normal, ni none abantu bakwiye kumva inyigisho zo kuri YouTube. Ntago tuzirwanya, ni ibintu bikwiye kubaho kuko niyo se tugeze byiza cyane. YouTube inyuzwaho ibibi bikwiye kunyuzwaho ni byiza. Yego. Ariko twebwe icyo dushatse kuvuga nk'abantu rero baza biyoberekeranyije cyangwa
biyambitse urw'intama ari amasega aryamye akaza agatangira avuga ijambo ry'Imana ariko yagiramo hagati akaba arayobye agiye ku bintu by'inyungu ze. Bino bintu byarateye cyane, sinzi niba usiga bibona wowe utabibona cyane. Birambabaza. Hari umushuti wanjye uherutse gupostinga aka video kuri YouTube. Nikikwereka ko byamaze kujya mu mitwe y'abantu. Usanga nk'umupasiteri yabwirije isaha yose ariko yavuga ibintu bidafite 12, reka mbivuge ntyo kuko birambabaza. Ako kantu gato yavuze katari mu murongo w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ugasanga niko kari trend. Yego. Niko kari kuzunguruka. Yego. Bigatuma yabona uwo wakavuze yabona kari kuzunguruka, ubutaha none havuga ibintu bijyanye n'ibyo gusa, ubuhanuzi budasohora, budafite n'icyo bunamaze, ubutumwa budafite aho bwerekeza. Uwo muntu yashyize akavideo kuri YouTube, yahikashyize kuri WhatsApp, kuri status. Umukozi w'Imana umwe ntashatse kuvuga mbere rwose, yari ari mu murongo mwiza ariko ari guhanura avuga ngo Imana ngo abantu ngo mureke gusenga mu stress Imana, ngo muyisaba umugisha kuko umugisha Imana yamaze kuwutanga. Ngo the second mureke gusenga Imana muyisaba abagore, urumva ngo nta mugore uri mu ijuru, ngo abagore bose bari hano bari ku isi, ngo numubura ku Gisozi ujye Kimironko, ngo abantu ngo 2024 ngo abantu mukiryi wanyu ngo mwararengeje, ngo umwaka ukurikiyeho ngo nukugerageza mukarongora mushaka abagore. Byukuri uyu muntu ntabwo ari kwigisha abantu ijambo ry'Imana, ari kubigisha ibintu by'amarangamutima. Niba uzi kuri kubwiriza abantu, wenda bishoboka ko waba uri mu rusengero ariko hari na za kamera. Umuntu wese uzumvira iryo jambo akumva ngo nareke gustress Imana, yego, urumva icyambere kizamuzamo niba ari umuntu udasobanukiwe, azavuga ati kumbe ni Imana igira stress. Okay, noneho kugira ngo nanjye imiki ngiye kwitera stress, niba na stroke igiye kuyica no izakinga izayihereza nk'umwana w'umuntu, kuko Imana igira stress. Ntabwo Imana ikorera mu bintu by'akajagari. Imana ni umwami nyiribihe, Alpha na Omega. Ni igenda mu bihe, ikorana n'ibihe. Nta nubwo Imana yasigaye inyuma, nta nubwo ibyaha biranaroge, ntabwo igira stress rero. Ikindi ntabwo wavuga ngo abagore ntibari mu ijuru ngo bari mu isi. Niba mu ijambo ry'Imana riravuga ngo amatungo n'iki ubihabwa na so, ariko umugore mwiza atangwa n'Uwiteka rwose. Gusenga Imana bisaba umugore birakwiriye. Umuntu warebye iriya video ngiye nyitesheje agaciro imbere y'abantu kuri kamera, ntabwo wavuga ngo mureke gustress Imana muyisaba abagore. Musenge mubwire Imana umugore nibiba ngombwa uyisabe n'ikimenyetso. Yego. Kuko biri kurema ingo z'ejo hazaza zizaba zuzuye amakimbirane. Niba ureba televiziyo cyane bike warabibonye, abantu baratemana, abagore n'abagabo bari kwicana, ugasanga nuko byagenze bitese. Yaravuze ngo Imana yambwiye ngo nshake, ntiyabaza Imana kandi ngo ni umukristo, ntiyabaza Imana ngo nuko Imana yabyemeye. Apfuye gufata ibyo abonye byose, niza divorce z'ejo hazaza. Kimwe no muri iyi channel yacu iri hano kugira ngo ifashe Feed Me Please, mu gufasha abana nk'abo bagize ibibazo. Umwana akavuka mu muryango urimo amakimbirane, akisanga ku muhanda, akaba mayibobo kubera cyahereye mu rusengero. Uri kumva ikizira cyamaze kwinjira hera, ngo numubura ku Gisozi ngo ujye Kimironko, noneho bizanya dushinze iminara. Urumva ni ikibazo. Urusengero rwabaye love connection. Ariko ibyo by'abagore nta nubwo twese twagenewe gushaka abagore. Hari n'abatazabashaka, hari n'ababinkone kubw'umurimo w'Imana. Ntabwo wabwira ngo abantu bose ngo mwese Imana ibahaye abagore n'abagabo. Ni ubuyobe mu by'ukuri. Ntabwo bikwiriye. Musenge ubudasiba kandi musabe umugisha. Ntabwo Imana yerekeye gutanga umugisha. Ijambo ryayo riravuga ngo ukuboko k'Uwiteka guhora gupfumbaturiye abayishaka ngo ibagirire neza. Abasenga umugisha w'Imana iracyawutanga. Yaduhaye umugisha ariko iracyatanga n'imigisha. Abandi baraza bakavuga ngo hari n'undi nabonye nawe ari kuvuga ngo njyewe nabibwiye Imana ngo Imana ntikankundisha abanzi banjye, ngo kandi nayo idakunda abanzi bayo.
ngo ubwayo ijambo ryayo ngo yarivugiye ngo nkunda bankunda ngo abanshakana umwete bazambona ngo wanjyewe iri kumubwira ngo nkunde abanzi banjye ngo sinzakunda umwanzi wanjye ngumva ngo usibye n'ibyo ngo no tutabyumva kimwe wese ndamwanga pastor ku rusengero ku gatote arumva ari kwigisha abantu ibintu ukabona abantu ikikwereka aho ibintu bigeze biteye n'ubwoba ku isi ishobora kuba iri no mu mpera ukabona abantu bose barafashijwe bagiye mu kirere abandi ngo lele bakajya mu myuka nabyita imyuka kuko ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza birababaje sinzi ukuntu twabigenza ariko igihari ni ugusenga cyane tukingingira umurimo w'Imana Imana ikagira ibyo isobanura ibyo ari byo byose kandi Imana izatwumvira buriya Apollo urakoze cyane rega uvuga ngo no mu minsi ya nyuma ngo muzabibona ndatekereza umuntu ujya usoma mu byahishuwe cyangwa umuntu wakuze yigishwa ijambo ry'Imana n'uwagize amahirwe yo kurimenya vuba aha ngaha akaba umukristo agasoma neza Bibiliya ibihe bye biratwereka kuko bitwereka byinshi ibihe turimo muri makeya ibyahanuwe byinshi twabibonesheje amaso yacu Apollo aguciye mu ijambo nawe urakomeza erega bajye batwihanganira bakurikire n'ikiganiro cyacu umwanya munini kuko turi kuvuga ibibubaka kuko sometimes dukurikira n'ibindi reka uravuze ngo byarahanuwe hari n'icyo Pawulo yabivuzeho abwira Tito ku bijyanye n'itorero ni 200 nyihanganire ntabwo ndambirane oya nta kibazo bidushakira ariko tujye tuyoborwa n'ijambo ry'Imana yego Tito igice cya 10 Tito igice cya mbere umurongo wa 10 kugera ku wa 11 20 irahagije tuyisome twumve icyo Pawulo yabivuze amen kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi cyane bo mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro urikumva ngo kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi cyane mu bakebwe yego bavuga ibitagira umumaro bakwiriye 11 bene abo nyine turi kuvuga ibyo byose bakwiriye kuzibwa iminwa kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamubi yego urikumva iyo miryango rero iyo miryango y'abantu baba babwiriza ibyo bintu bitari mu murongo w'ijambo ry'Imana barayubika bakayimaraho kandi ngo igituma bakora ibyo bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone iki indamumbi iyo bavuze ibintu bituma abantu baseka batanga amafaranga bagatura cyane ariko dukwiriye kuvuga n'ibituma abantu batinya bakanihana nubwo ijambo ry'Imana ari ryo kuduhumuriza ariko birakwiriye ko tunavuga mwihane Apollo urakoze cyane naguciye mu jambo gatoya hari n'agahasoza yego bene abo turi kuvugaho 16 Tito igice cya mbere umurongo wa 16 ari nawo uhera bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora bene abo nabo kwangwa urunuka yego nabatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze nuko Pawulo yavuze urumva yarababaye cyane urumva rero ni ibyahereye kera na n'ubu Apollo yavuga byinshi ariko mu by'ukuri abantu buriya iyo ugize amahirwe yo kumva ijambo n'iri ngiri ukumva ijambo ugahora wumva ibikungura ubumenyi biti bya bindi bigutesha umwanya cyangwa bigendera ku marangamutima y'abantu bagenzwa n'amaronko kundi ruhande ndavuga y'inda zabo icyo nshatse kuvuga mu abantu ntabwo bigishwa gutinya Imana Apollo abantu urihangana n'imwe guca mu ijambo hari ijambo wari uvuzemo twebwe abantu dukunda Imana kubera kuyitinya sinzi ni kubyumva ntabwo abantu urukundo ndagendera ku ijana harimo ababisobanukiwe hari n'ababyumva ariko ugendeye kujanisha abantu benshi bakunda Imana kubera bayitinya ntabwo batinya Imana kubera bayikunze ni ukuvuga ngo
umuntu Mana ndinde ni byiza ariko nuko atinye ko ashobora gupfa ariko adatinye ko ashobora gupfa agatinya Imana kuko ayikunze ati Mana ibi ndimo byose urabizi biri mu biganza byawe kubera iki uwo nguwo atinya Imana ariko urukundo rw'Imana rw'umurimo yego oya urukundo rwo gukunda Imana nyine nta rumurimo ahubwo ikirimo no gutinya ni ukuryarya Imana yine hari ibintu bisigaye bibaho sinzi ko tuzabikora mu bantu ariko no kantu tuzakaganireho kuko ari igihe nabonye nizo kuvugana n'umuntu numva abantu benshi dusanga byabaye parasite byabaye positive side na negative side nago turumva neza urukundo no gutinya Imana bamwe abenshi batinya Imana bakagaragaza ko bayikunda reka njye kwisengera uri kumva reka njye kwisengera ntabwo namenye ubona akavuga reka njye gusenga urumva uwo nguwo hari utinya Imana kubera azi urukundo rwayo hari utinya Imana kuko we ari ukunda Imana kuko yayitinye hari uvuga ati Imana yangiriye neza 2024 mu bashuti banjye benshi barapfuye abandi barafunze kubw'ibyo Uwiteka we mwiza ngiye mu nzu yawe mutambire uwo ni wa muntu rero mweshe icyubahiro uwo nguwo ni wa wundi utinya Imana akanayikunda noneho hari wa wundi rero ukunda Imana kubwo gutinya ko hari icyamubaho kajye kwisengera uyu munsi kajye kwisengera n'abamenye rero inshuti zanjye bakurwa badukurikira ndagira ngo tuzajyana ibihe byinshi byo kuganira byiza cyane kuri channel yacu kandi tuzumana ibitekerezo gitwaganiragaho cyane inyigisho z'ubu ngubu zisigaye zarateye ku social media bamwe mukabona bababwira ibintu cyangwa umuntu akaba yabwirije yagurekamo ijambo ryiza nk'uko Apollo yabivuze yagurekamo ijambo wowe ijambo ryagufashije ugasanga rya jambo ridasobanutse ritari umurongo w'Imana rihuje n'irari ryawe bigatuma ukurikiza wa muntu ukayitumira nk'umufana wamubera umufana nawe akavuga yangisho natanze ni nziza nawe akaza akaba ariyo ari wa murongo urumva rero icyo gihe abakozi b'Imana bamwe na bamwe hari igihe bagwa mu buyobe bitewe n'urukundo cyangwa nibyo bigishije basa nk'abagiye gutanga impanuro abo babwira bakitorera mutwe bari bakeneye bagaragaza ko yagize postinga ku ma Twitter ku ma TikTok ku ma WhatsApp status Instagram ugasanga bitumye abantu batana rero ngingo twabaganirizaga ngira ngo tuzaganira ubutaha tuzatuko n'abatumirwa bacu wa murasta nakubwiye na wa mubyeyi batuganira ku cyerekeye idini n'umuco murakoze cyane Uwiteka bamugisha amen Apollo wakoze kuza kuno musonone yego namwe mwakoze cyane twaganiriye neza twayobowe n'Imana nta kabuza n'abadukurikiye bahabwe umugisha n'Imana ndetse kandi n'abafite ibibazo bizere ko mu izina ry'Umwami wacu Yesu bakira turabasabye amen